urupfu rw'imyumbati. Imyumbati yazamuye ikirego muri RIB ivuga ko bayirya nabi. Imyumbati yavuze iti bashobora kuduhekenya. Ikomeza ivuga ko bashobora kuyiteka. Imyumbati ikomeza ivuga ko bashobora kuyinika mu mazi ikamaramo icyumweru ikavamo ibivunde. Imyumbati yakomeje ivuga ko bayitekamo ubugari. Imyumbati yakomeje ivuga ko bayitekamo isombe. Nk'ibyo bidahagije bakayitekamo ubugari, bagashiramo ikinono, bakayisekura. Imyumbati yazamuye ikirego gikomeye. Imyumbati sinzi niba aho iki kirego kiri buze gutangirwa, kiri buze kuba cyakumvikana. Rero nituvuga ngo imyumbati ifite ikibazo gikomeye, ntimuze kubyibazaho. Imyumbati nicyo kiribwa gipfa nabi. Imyumbati nicyo kiribwa kibayeho nabi. Umva, yaba umukene arya imyumbati, yaba umukire arya imyumbati. Imyumbati iravuga iti aho ntererwa agahinda nukunsekura mu isekuru, barangiza bakanyuza mu kayunguruzo. Hari n'abafata imizi yanjye bakayinkuramo bagasigaza ibintu ngo bashaka ibintu bimeze neza. None umwumbati wageze imbere y'urukiko uravuga ngo icyambabaje kurusha byose, iyo bantetsemo isombe bamaze icyumweru mu isafuriya. Iki ni ikirego cy'imyumbati. Imyumbati rero iki kirego yakizamuye, imaze kukizamurira avuga ngo ntabwo ngewe bandya nk'ibindi biryo, ngo rimwe na rimwe iyo bari kunyungurura ngo ngenda ndi gusimbagurika, uduce tumwe twanjye tukagenda tutambagira hirya no hino. Rero abashinzwe ibihingwa nabo bavuze bati mu by'ukuri uburyo barya imyumbati barayirenganya. Ni gute umuntu yakurya imizi, umuntu akakurya igiti, umuntu akakurya amababi, barangiza bakagushiramo ikinono cy'inka cyangwa se ikinono cy'ihene cy'intama, wowe wakurya uko nguko wakumva wishimye? None isombe bayibashije bati none wifuza ko baza bakurya ngute? Isombe yavuze iti ngewe nimuza muranteka muze mundya rimwe nimba nsigaye mu mene. Uko niko isombe yavuze. Noneho umwumbati uravuga uti nimba bagiye kuntekamo ubugari, kuki babasha kunyanika ku izuba, babanje kunyinika mu mazi? Wese bo uwabinika byagenda bito? Mutwandikire muri comment. Ese wowe ubona urupfu rw'imyumbati